Niba wihebye ubabaye nta cyizere cy'ubuzima, umuti ni ijambo ry'Imana, niryo rizaguha amahoro. Si ukurisoma gusa, ahubwo ni ukurisoma ugakora n'ibyo rivuga, kuko nta kintu kitari mu ijambo ry'Imana. Imibereho ya muntu uko agomba kwitwara, uko agomba kubaho, ubundi ibintu byose bikubiye mu ijambo ry'Imana, kuko niho dusanga iby'Imana ikunda n'ibyo yanga. Uhitamo rero gukora iby'Imana ikunda, gendera mu mategeko yayo, ntugire na rimwe wica, aho uzaba ubaye umuntu w'Imana ushyitse. Muri iki gihe cya none rero usanga abantu bubahiriza amategeko amwe n'amwe, andi bakayica. Kandi wavuze ngo ntukice, ntugasambane, ntukibe, ni nawe wavuze ngo mujye muziririza isabato, ni nawe wavuze ngo ntimukarye ingurube, ndetse n'andi mategeko. Iyo ukora bimwe rero ibindi ukabyica, ntabwo uba wubashye Imana, ntabwo uba ubaye umuntu ushyitse, ntabwo uba wubahirije amategeko y'Imana. Mugomba rero guhumuka amaso mukamenya isi tugezemo, mugatungwa n'ijambo ry'Imana. Mu gitondo ukubyutse mbere yo kujya kuri social media, ndabashishikariza kujya mubanza mugasoma ijambo ry'Imana, kuko social media ni ikiyobyabwenge. Ntugatume rero kikuyobora, ntukarusheho kwigaburira amaso yawe, kuko nayo iri mu bikujyana kure, ndetse n'ibituma umubano wawe n'Imana ukura. Uwo mwanya Imana rero nayo irawushaka, irawukeneye. Ni Imana ifuha, yishakira umwanya, kandi binkubwiye nubitangira, nubikora aka kanya, ubuzima bwawe buzahinduka, uzabona impinduka ku buzima bwawe. Ushaka kwibaza uti se ndasoma Bibiliya mpereye hehe? Biba byiza iyo uhereye mu itangiriro ukageza mu byahishuwe, ariko ukiha intego buri munsi, ukavuga uti ngiye kuzajya nsoma chapitire 1. Wabishobora ukarenzaho, warangiza igitabo kimwe ugafata ikindi, buri munsi chapitire 1. Uzaba uteye indi ntambwe, kandi uzabona Imana mu buzima bwawe. Hari Zaburi nkunda buri munsi, inyibutsa ko buri munsi Yahwa agomba kumva ijwi ryanjye. Niyo mpamvu mbashishikariza kugira ngo buri munsi uko ubyutse ujye uha Imana umwanya, usome ijambo ry'Imana, usenge. Imana iba ikeneye kumva ijwi ryawe buri munsi. Yahwa, mu gitondo uzajya wumva ijwi ryanjye, mu gitondo nzajya nerekeza gusenga kwanjye kuri wowe, mbe maso ntegereje. Zaburi ya 5 umurongo wa 4. Iyi Zaburi nawe ujye kwibutsa ko buri mu gitondo, buri munsi Yahwa akwiye kumva ijwi ryawe. Ugomba gushakira Imana umwanya, nayo yiteguye kuvugana nawe, yiteguye